hari abantu babaranyishe mani ngo baze kundeba iwanjye nyine ngo tuganire tubaranyishe 50k amezi reka bashize batarazi iwanjye se habuze ibiryo ku buryo nari nje kurya iwawe Bobi we nta kibazo cyakiri ejo nawe na Musinga ari gusohoka mu kabari yayagaye we ngufite amafaranga kandi bari kunsereza n'abari kuri TikTok oya kuri Asam ntuzandikeho Forex gusa ibyo ushyiraho n'ubwarimu mukuru n'umujyana akanyenyeri mwana gahunda nagusabye bitaze Asam gakandika kwigweza ko ni nko guprovinga ko ibyo nabishobora kandi urabizi ko ikintu uri buze kwaninga nyine nituva live na amacoin n'ama gift turi ugweze sibyo abo yansaba gift ndetse amafaranga niyo mpamvu uri gusaba amafaranga urugero only the first day namubonye ukuntu yabataye mu gakeya arabihorera sorry we talking a shit yego shi naravuze ngo ngenda kwandikira naramubwiye ngo ngenda ndandikira uriya mumirabusa ngewe tuvuga niki mubwiranye ndikira we ntabwo wari wizeye ko ngivugana ko iyo message reka none se ubundi kumbwira ngo nkutemo twavugaye ko ukora video ngiye ngomba kuguha amafaranga ntabyo twavuganye ariko nyine nagutamo ngiye mbishaka ariko ntabwo ari ngombwa kubimbwira wewe ahubwo mutema Asam tutari inshuti we gukora video kugira ngo amezi reka bashize batarazi iwanjye se habuze ibiryo ku buryo nari nje kurya iwawe kandi waruze ngenda nakwandika oya Asam genda neza ngenda narakwandikiye nkubwira ngo nkore video nzazi iwawe cyangwa aranyarikiye uvuga ngo gukora video ngo ubone ukuntu uzazana na Paul kujya nyine ubone ukuntu uzazana na Paul ese si ibintu byumvikana we na Paul nimba bwango muze ngo mushobora kutazaza mukahita muvuga ngo never aha nese ni abantu babona waje kandi uri kubihakana kuri live naje ntabwo yabihakanye we aba wantamite karavuze ngo never Asam wamutamitse mwana je none abatamu mwaza mani ndabizi aza none se cyambere kari iki oya mushakira ejo nawe na Musinga ari gusohoka mu kabari yayagaye we ngufite amafaranga kandi bari kunsereza n'abari kuri TikTok ariko mike kandi babwira kuri di successful kambiyemerewe muri kora mwese ukuntu mwareza amatwi ndi kubabwira ibyo nishatse jewe ntabwo naguteza amatwi banza utamike mobi no turumva twese oye ndagaye ngo kumutamika mobi je afaga afite mike reka mbwira impamvu Asam bari kuganga ndamika sibyo Asam reka nkubwize ukuri successful no kuba ufite attention y'abantu abo bantu utari kuba ufite attention yawe je nyacu na rufite yo mobi we mva mbwire bane nge nagukoreye video tuziranye none se reka je ubwire rero wowe ukoze video yine kugira ubashe kuziwanje sibyo se nibyo kuziwanje ntago yemba bwa ko bitakunze hari ikintu ari impamvu nabidirenze nabitindije yo ni nge nkora content gusa nta kandi kazi ngira rero nimba nkubonye uri kuvuga ngo ufite $50 by'idolari ukambwira ngo nkora video ngenda gakora nasaze mvuga tumukire mutemo na 500 atanze iki ariko kuba byibuze utaravuze ati ntago nabonye umwanya kugira ngo muze nari mfite classe mufate wenda 5 mu bigabane mu nkwa gafanta urakoze cyane mbaye kure mu bwabwo na Asam nakutema abigera ndumira busaho ngo ngiye nguda abantu banyu bako nanjye no abantu muri biratari ngwa ko babimbirije Asam ijisho kandi akanyenyeri imana birarangiye ariko mwimubwiriza kandi akanyenyeri imana ahubwo mwebwe niba mushaka utsereza ko yatakaza akanyenyeri mwabikora nta kibazo Asam yo narajya nyita Bobi wewe tuzawaza kandi bizabirenze men Asam yo basi urumva Forex genda nagufana buriya mobi byatare kabisa atarakubita pwenze wenda nindi uri kugono hano tuwe nagura umutrader man
kuko mind yawe iri inyuma cyane kurusha y'abantu muri mu kintu ko ntabwo nyinvesting. ahubwo wakabaye ufata iryo zina ryawe ugasibaho FX kuri kudusebya uvuga ibitekerezo byawe byose nizeye ubwo mind ye no kuzakoropera nkamwe mwebwe mubizi. ntabwo ndi kwivamo bro ngiye nkorera amafaranga yanjye kandi ayo nkorera ndayishimiye urumva nashaka wari senyisa shimishemo n'abandi nari niyo mpamvu nyine nkubwira gutyo njyewe ntabwo ndumumira busa ukora iki se mukobwa mwita mukobwa ibanga ry'akazi ni ibanga ry'akazi nkora muri hospitality man nkora muri hospitality atari ishinge z'ikibuno ibaze kahise yumva use wumva ko ari muntu uza mu bitaro yego nyine umuntu adusebeje ninde uradusebeje kabisa hospitality ntabwo ari mu bitaro sweetheart hospitality ni niko byumva ubwo nyine mu mahoteli ntabwo rero bishira ukuntu inshuti yawe zikinavuga se ngenda cyari up ahubwo nshuti ikintu nabonye ntabwo uri umutreda kabisa Asam shano no kuntu Asam iti twamufasha afite ibibazo natwe yacu ufite cyo kumbwira cyakora Asam basireka gusaba ikintu kimwe mbabara uzigisha inshuti pe ayashira mtakazoidi yaraho cyawe ngiye mfite YouTube ufite megabyte wavuze ko na YouTube birenze nshuti wowe banza usabe bakwigisha gusa ahubwo urenze anga murenze muri mwese ni mobi kubera iki yenda narako ko yareba kuri waduteranyije nyira hose twa turi kumva turi kureba ngo bitarenze se nge naripfire nyamuneka nshaka kubaza Asam nshaka kumubaza ikibazo kimwe nyine tukansubiza nawe igisubizo kimwe aho mbere yuko nimubaza dushaka kubanza kubabwira twese tuzi nyine akazi k'ubwarimu ukuntu kameze n'uburyo abantu bagakwiye kumenya nyine biba bimeze tu n'amafaranga avamo n'uburyo buvunanye mu bintu by'ubwarimu nshaka kumubaza Asam uri umwarimu cyangwa uri umutrade Njye mbikora byose ni icyo ukora cyane trading cyane kurushwe n'igisha niki kiguha income cyane gutradinga nibyo biguhereza income nisi ko abantu benshi bagukurikira babona ko uri umwarimu cyane kurusha trading nuko mbereka nyine kwigisha cyane kurusha uko mbereka trading nanjye nkora forex sibyo nkanjye ni urugero nihereyeho njye ntabwo nakwigisha impamvu ntakwigisha kwigisha biravunanye bitwara umwanya munini ngo ca muri izi nzira nyine ni nko kurera umwana gufata nyine umuntu utazi forex ngo ugiye kumufata umuvana kuri zero umushyiremo ibintu kugeza amenye kwigira mu isoko akabona profit avunanye pe cyane kandi nawe urabizi impamvu ntabikora ni uko ngiye amafaranga nshobora kubona mu isoko nyine ngiye amagije nshobora kuvuga ngo ngiye gushaka amafaranga ngo we nk'umunyeshuri mwiza nawe mu gihe wakabaye ubona amafaranga nyine mu isoko tuvuge nyine ushobora gukora amafaranga agwagije yakwishyura ibintu byose akugurira esante afasha ababyeyi bawe akwishyurira rent ugomba byose akabikavurira mujye musoma na comment ariko ngasama ashobora kuba kina kadege uri kumva ndabizi neza ko ibyo bintu biramutse nyine uramutse ubonamo amafaranga yawe yakavaringa ibintu byose wakigisha nakigisha kubera ko ukunze abantu se wapi urumva trading ukuntu imeze ushobora gukora amasaha 2 ku munsi iyo ukoze amasaha 2 ku munsi ukaguma imbere ya mashini nyine anytime ukora amakosa y'amafaranga kuri n'ubundi akagenda ushobora gukorera amadolari 100 muri trading cyangwa 200 ugafunga nimugoroba ukajya kwigisha class iri ukwinjize 500 cyangwa 600 tudese
ejo umunsi wo kwishyura inzu nugera wahombye ukabona abanyeshuri batatu bari buze gufata za skills zawe bahereza ya mafaranga bakwishyura ugishyuramo inzu. Sibyo mpamvu uri kuvuga si ngo n'amafaranga y'abanyeshuri. none se mu gihe nyine wafatishije ayo mafaranga tuvuge niba wabyutse mu gitondo ugafata setup ugafata amadolari 200 kubera iki muri wa mwanya ujya kuvunika urushya ubwonko ngo uri kwigisha abantu utajya muri gym ugakora agasiporo cyangwa ukarelax? Ntago mbanyuzwe n'amafaranga nakoreye muri trading. Ntago ubu cyaka nayo yavuye mu zindi mpande. washinze business nayo wayishinga nese kwigisha si business. Signals ni business, kwigisha ni business, copy trading ni business, kandi byose ugaba ari business ishingiye ku kintu kimwe. Nawe abantu wese muri hano ndabizi ko muramutse mufite uburyo mubyaza umusaruro ibintu mukora mukabubyaza umusaruro mu buryo burenze bune, ibyo bintu mwabyishimira kubikora. Inde wanga amafaranga. Trading ibyaza amafaranga muri signals, abantu bishyira signals, mu kwiga barishyira, muri trading ubwayo nayo ikishyura, brokers ari ama commission. Nese ahubwo muri video bitarenze mwese mutabyifuza kubikora. Asam Yo, abanyeshuri umaze kwigisha bakaba successful ni bangahe? Abanyarwanda ntabwo bakunda kuvuga ibintu byabo. Ndikubabwira impamvu muri trading abantu baba bafite level zitandukanye kandi banamazemo igihe gitandukanye. Wowe wigisha umuntu trading man afite ahantu azakura ibihumbi 20 byo gutangirana byo muri deposit ya mbere, cyangwa afite umuntu uzamuha support agatangirana $5,000 cyangwa $50,000 bitewe na background nyine yiwe. None wowe uri kumwigisha wowe watangiye kuri 0 men utira na telefone kugira ngo ukore video n'amafaranga ufite n'amakizi. Uri kumva wowe task ufite kugira azajya kubya $50,000 wa munyeshuri wawe azatangirana. Wewe bigusaba gukora nk'imyaka 4 kugira ngo ubone amafaranga nyine imbombe yabone